birashoboka ikipe bafite umutoza n'akarivanse ahubwo ni ikibazo nawe cyakiri ese umutoza we aratanga icyizere ko atwara shampiyona biragoye nk'ibi ngibi twavuga Kazungu umutoza w'umuhanga areba abakinnyi afite akagira ikintu umusaruro ababyaza nabwo Garamani Fozi wa Yanga yaravuze ati barakonte $500 by'amadolari singushaka hanze ndazana budurazizi wagaragaye yego sefu yabonye barakonte ngo atandabira ariko nabwo wabyibaza kuki simugurisha none se reka nkubaze Sportier kubera ikipe ifite ubushobozi kurusha Yanga kubera iki yemera kugurisha barakonte ikintu nibaza ko sefu ari umukinnyi ukomeye ko wambaye burasari kubera iki mu minota 45 wo wariye jone nabwo utamenye ku mutoza ukomeye agomba gusaba kutagaruka arindwane jya mu kibuga kuko naza kurya seba daza kubona umuhondo wa kabiri bikanyishyira imibare urabona abakinnyi ba Rayon Sport bacitse intege no kuba mu kibuga bananiwe kuva abayisengeri uri kubahamagara ati muze dushimira abafana nta kuntu batagize urumva umutoza hano yagatekereje ikintu akavuga ngo Yusuf Diane ni muremure azi gukina baro ntago wayimukuraho ko wiboneye kose wamushyira gatandatu ko Rushema nta makosa yakoze Bayisenge turamuzi Kazungu ari mu bihe bye byiza Bayisenge nta mudefansi mushidikanya n'abano bakirema reka mubwire Kazu n'abano bakirema Bayisenge ntago umutoza w'umuhanga apana bino bya deli w'umuhanga ntago yazana kerema hari Bayisenge atari byo guterura yego atari ibintu ujya kubona ukabona barateruye uzanye Alex waganirijwe nani kugira ngo Alex wamubonye utarakennye match nimwe urumva icyo kintu banavugaga hakenewe umutoza naye kuganirizwa ku giti cye akagira ikintu akora akaganiriza abana ba Kitoga baro barayizi ku kirenge ariko Kitoga ukibaza yacenze 2-3 nyuma yo gushenga arakora iki kugira ngo azizwe abo muhanga aratanga pass kugira Fei abo mukinyi nashidikanywaho Kayizi gitanga amadolari 600 nuko Fei agira pass 25 muri NBC Premier League Kayizi kabati imibare ngi rone Kitoga uzaba umukinnyi ukomeye nafite imibare na assist na pass ya nyuma notera mu izamu ko ngo uracenga cyane ubwo rero ngo kuri wowe umutoza bamushimye nta cyagutungura reka mubaze ngubu na Barisa yirukanye Hans Flick cyangwa nka Yanga none ahangaha yirukanye Roman Fozi wakwikanga kuko aratsinda satsinda ariko se Rotif uko nakuri kwiri mu Rwanda ariko babimubashije mu kiganiro babakuti nyuma y'i match navamo ngo ni habari za ndani yuko ari bushimirwa kuko reka nkubwire Kazu uribaza ikintu Singida hano yakina mu kibuga ukakidasanzwe ukibaza amakosa ya Singida ureba rero nko kundi Yanga yakinnye Kigali irusha rero 3 ariko yarase ekwa umutese 3 muri box muri azira penalty ngo za twatekerezaga ibintu binini muri iri rushanwa kuko nyine 11 n'abazungu tweyimingaga gukora ibintu binini cyane muri iri rushanwa ngira ngo nakaboro gakomeye ku bakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport ni ibihe bitoroshye cyane ku bakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport kubera ko turasezerewe dutsinzwe match zombi yego nta match nimwe dutsinze dutsindiwe mu rugo dutsindiwe no hanze ni ibintu bibi cyane ni ibintu bitagenze uko twabishakaga ariko navuga ko after all ubuzima burakomeza ubunye mwarabuze ikiri cyabuze kugira ngo ikipe ya Rayon Sport itsindwe imikino yose umukino mu bubanza niwo wabaye mubi cyane unangiza resultat z'umukino wo kwishira kuko iyo watsindiwe mu rugo urasabwa imbaraga nyinshi ikosa rimwe rirahita riguca intege kuri match yose kubera ko icyo gitego kimwe winjijwe kiragukostinga imbaraga zikubye inshuro ebyiri ibyo rero nibyo byabaye ku ikipe ya Rayon Sport yageze amahirwe yo gufungura amazamu any slight mistake twinjizwe igitego cya mbere nyuma y'amasegonda make Paveri bimugendekera nabi akora mistake twinjizwe igitego ariko ni ibintu biba kuri buri muzamu wese ni ibintu bibaho cyane icyo gitego yakijijwe ariko yatabaye ikipe ya Rayon Sport yakoze save ziri hagati y'eshatu n'enye mu mukino wose kandi zatabaraga ikipe ya Rayon Sport niyo mpamvu rero ikintu kimwe rukumbi Rayon Sport yabuze no musaruro mwiza ku mukino ubanza
nabyo byishe umukino wo kwishyura. uyu musaruro muke ku mukino ubanza wonye baratewe n'iki? Nta mpamvu yo kubitindaho cyane. Kubura umukinnyi nka Bigirimana Bed ku mukino ubanza, icyumweru cyose umutoza yateguye match nk'umuntu utegura gukinisha umukinnyi witwa Bigirimana Bed, nta musimbura agira. Bigirimana Bed ni Bigirimana Bed kuko wabibonye ko niwe muntu ushobora guhindura match. He can change the game, the whole game. Match yose yayihindura. Niyo mpamvu rero kumubura byateje igihombo gikomeye cyane mu mukino ubanza, bituma nyine Rayon Sport igwa muri risk ngingi mu mukino kwishyura. Hanyuma nicyo wavuga ku mukinnyi nka Tambwe? Mukinnyi mwiza ntekereza buri muntu wese amubona za ku butaka bw'u Rwanda nta muntu wamwemeraga. Kumva izina ry'umukinnyi uvuye mu gihugu cy'u Burundi abantu batigeze bumva, batigeze babona, ariko ntekereza uyu munsi umuntu wese umubonye kuri izi match eshatu mpuzamahanga Rayon Sport ikinnye. Sineshatu gusa, enye. Match ya Yanga, match ya Vipers, ugashyiraho match ibanza na Singida, match yo kwishyura na Singida anatsinzemo igitego. Ni umukinnyi uri extraordinary. Turimo turavuga Bed mwiza utanga stability ku gice gisatira n'igice kidefanda, ariko hari a sharp shooter, hari a sharp killer ushobora kugukiringa anytime. Ntago ari ngombwa ngo apase gusa, he can kill you anytime. Yakwica igihe icyo ari cyo cyose mu gihe yabona akanya ko gupfumuriramo. Niyo mpamvu rero umuntu witwa Tambwe si umukinnyi usanzwe, ni umukinnyi udasanzwe ushobora no guhindura match anytime kandi bigakunda. Mbere ko tugana ku musozo rero watangaje ati ikipe ya Singida ni ikipe yoroshye cyane ugiye kuzayikuramo igukuyemo, ubwo umuntu yavuga ko wari wibeshye kubyo wavuze? Ushobora kubyita gutyo, ariko uri kubivugira i Kigali wari we wese we yitegure ko muzi. Uri kubivugira i Kigali? Kandi wavuyemo? Jewe Wasira ashobora kwibesha, ariko se abazungu bajya bibesha. Ashobora gukora indege rimwe yaguruka ikagwa hariya. Iryo kosa ribayemo aritura moteri nshasha y'indege agiye gukora. Wallahi. Ubwo amakipe agiye kubiryozwa rero? Kuba ikipe ya Rayon Sport isezure muri Confederation. Amakipe ari i Kigali Rayon Sport agiye bonamo yose nka Singida. Yes, amakipe ari i Kigali agiye kubiryozwa. Singida Rayon Sport irakina na Singida nanone ku munsi wo kuwa kane. Wallahi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10. Iriya kipe yambara nka Singida. Reka nongere mpite mbivuga hano mwijwi riranguruye. Wowe ushobora kuba uri i Kigali ugakoma amashyi ngo Rayon Sport iratashye, ariko iratashye ni wowe wiziye. Ni wowe wiziye? Oya, Rayon Sport iratashye ivuyemo, ariko ni wowe uziwe. Ariko se icyo kintu urimo uracyumva? Rayon Sport iratashye ivuye muri iri rushanwa, ariko ivuye muri iri rushanwa wowe urimo urakoma amashyi uri i Kigali ngo iratashe. Tekereza irahura nawe. Ni wowe ugiye guhura nayo wallahi. Ijambo rya musorezaho ari umuvugize kuvuga ngo namwita wenda no umuntu kuri rusange cyangwa se no mukunzi kipe ya APR Football Club uwitwa Super Manager yavuze ngo Rayon Sport ngo niyo yagira ite ngo ntiyakuramo Singida, ati ni navamo nako Rayon Sport ikuramo Singida ngo bazamukubita inkoni mu muhanda ngazagenda ewan ngo ameze nkaho nyine bitashoboka. Undi nawe aratangaza avuga ngo Rayon Sport ngo nikuramo Singida ngazitwa imbwa. Ayo magambo yo statement yo zose wazibonye ute k'ibyo bavuze bibaye ubwo sikaba ari ukuri? Next question. Ikibazo nakiri kintu gisubiza. Abe nagito. Ikibazo cyane ni kimwe rero. Kuwa gatatu ku itariki ya mbere ya kipe umaze iminsi uvugira